wawili wakufe, watatu wasonge, watakaobaki watajenga nchi. Kibonge cha nini? Vijana walihamia msituni. Kibonge cha nini? Vijana kwenye walihamia watachiseketi akifa. Mimi siwezi kulia, tutamutupa Ruzizi awe chakula cha mamba. Wayumvishe? Watamasunzu akifa, mimi siwezi kulia, tutamutupa Rushoga awe chakula cha mamba. Hata Kabundi, hata Mayanga akifa, wakifa, mimi siwezi kulia, tutawatupa Ruzizi, tutawatupa Mumweso, tutawatupa Ruhoru wawe chakula cha samaki. Ibingibi rero ni ibintu bitera agahinda kubona ko mvuga Masunzu yitwa Masunzu, nkavuga Mayanga, nkavuga Kabundi, hata Ndaruhutse akifa, hata Bonane Jamari akifa n'abandi nkabo ngabo. Ariko se mwaje, mimi siwezi kulia, tutawatupa Muhongozi muwe chakula cha samaki. Abangaba rero impamvu ngiye kubabwira nuko nzi ko ngiye kuza ndi kuvuga no ku byabo, ibyabo n'uburyo byitwaye. Ariko abangabo uko nagiye mbavuga, mukanya muraza kubabona mu kagozi. Mwabonye ko Perezida Joseph Kabila we ngo bamukatiye urwo gupfa adahari, kugira ngo niho ku militaire ya Kinshasa yamaze kumukatira. Ibyo ngibyo rero uko bamukatira nuko babikora kose nta kiba bitwaye, nta kazi kabo bagenda bamufata ari hariya Goma. Nibananirwa kumenya ahari, bazaze nzabarangira amazu ye bagenda bamufate bajye kumwica niba bazabishobora, uretse kwiyahura. Bazaze kwiyahura ngo baje kumufata, ibyo ni ibyabo. Ariko none izira nkiko zabo nabariya bose abo ba Mayanga, Akabundi, bagasegete n'abari bagasikikiri n'abandi, ubu bose baje nabari abajenerali Mugabo, ba Colonel Pendo n'abandi mwagiye mubona ubu ngubu bako mahakamani barafunzwe. Reka rero muze twikurikiranire amakuru, n'ubundi nababwiraga ngo karibu mukomeze mugire Imana n'amafaranga, ukurikirana amakuru ntabacike kuko ni amakuru meza, amakuru y'uburyohe. Uri kumva ko n'ubundi ibyo byo bitakomeje korohera abarwanyi bo muri FARDC, ku buryo ibice byinshi bya hariya muri Shabunda, ndetse hariya muri Shabunda ukabona ko harimo n'ubwoba bukomeye. Babacansho n'ubundi bari bakomeje kuza, kuno bakomeje gusubira inyuma, bari gutinya ko intare zasaramwe n'ubundi ziri kwerekera muri ibyo bice bindi, ndetse zishobora kuza kubafatanya n'ibindi, kubafatana n'ibindi bice. Bamwe bagafatwa amatekwa, abandi bagafatwa bugwate. Aribyo dukomeje kuvuga. Hariya muri Uvira yo kugeza amagingo aya ngaya, nibuka ko hari ubuyobozi n'umundi bwakomeje kubitangaza, ugaragaza ko Uvira igisirikare 60% y'abasirikare bari muri Uvira ari abo muri M23. Bakavuga ko 45% ya wazalendo bari muri Uvira ari abo muri M23. Bakavuga ko abarundi 28% bari hariya muri territoire ya Uvira na territoire ya Mwenga na territoire ya Minembwe. 28% bari gufatanya na M23 bo batanga amakuru. Ukuma 8% 60%, 40% muri FDL bo manza ari 0%, kuko bo bari yabo ni ntagondwa nago zapfa kuko zapfa gufatanya na 23. Ukabona ko kugeza amagingo y'intare zasanamwe ziri kumanuka n'ubundi zerekera hariya muri Uvira, ku buryo ibintu bishobora kuza gukomera n'ubundi Uvira. Ngiye nyababwira ngo Uvira izaba surprise. Wenda mbere yo kugira icyo mbabwira windi kubijyanye na avancement za 23, hariya za Pinga 23 ikomeje kwa advancinga, muri Ruberi 23 ikomeje kwa advancinga,
hari umuvandimwe wanyandikiye kuri WhatsApp ariko yashyize comment arambwira ngo nimbabwire amakuru ya General Byamungu Bernard. General Byamungu Bernard ari Bukavu. General Byamungu Bernard ntabwo ibyo bavuga ngo yararashwe, nta n'umusirikari we urwaye n'ibicurane, nta n'uwasitaye, nta n'uwanyweye amata wenda ngo arware diyare wenda utanayamenyereye, nta n'uwanyweye inzoga ngo asinde. Ni ukuvuga ngo yaba muri escortage ye yaba nawe ubwe ubuzima n'ubuzima, ntacyo abaye nta n'icyo abuze. Nashaka kugira ngo mbabwire abo bantu babitabye, sinzi ukuntu uko mbyumvishe ngo nimbabwire ku buzima bwe. Ndetse yaje yarari kumwe na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo banaganira n'abaturage, kuko nawe yabashije kubonana na bamwe mu bayobozi n'ubundi mu bya politiki yari muri Sud Kivu, kuko niwe ari chef d'état major wungirije. Baza kuganira, ariko General Byamungu Bernard araho ameze neza, nta n'icyo abaye. Sibyo? Ntacyo abaye rwose, nta n'uburwayi afite, nta n'ibicurane. Ikindi nababwira nuko intare za Sarambwe zikomeze kumanuka imisozi zikavogera ibishanga, zikingira zigacengera, ubona yuko antuka s'il vous plaît ibintu bimeze neza ku ntare za Sarambwe, yaba hariya muri territoire ya Minembwe n'ayandi materitoire n'ubundi ari hariya muri Sud Kivu. Bakunzi b'intare official rero, reka ndaje kugira ngo mashakire deployment nzibabwire na avancement z'intare za Sarambwe muri Rubero, ngo ziri kugenda ziri kwegera imbere. Ariko mbabwire ati n'abandi baterankunga n'abanyamasengesho mukomeze muzisengere kugira ngo zikomeje zegera imbere. Pinga zikomeje gusatira Pinga, igisirikare cya FARDC kigakomeza guhungisha ibikoresho hakurya muri za Hombo. Intare za Sarambwe uriya mugize amaze kuwugota. Hirya uri kwerekera za Kibo, intare za Sarambwe zakomeje gusatira. Ibyo byose rero ni ibyo nkomeza kubashakira amakuru, n'ubundi nkaza kuyababwira neza, maze bahereza ati kano gasozi akanaka harimo intare za Sarambwe, kuko mbabwira ati ahangaha deployment zabaye gutya na gutya, hano barahakubise, hano bahakuye abanaba, kuko nkomeza kubabwira. Reka nkomeze mbifurije kugira Imana n'amafaranga bakunze b'intare official, ukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze bagire. Bifurije gukomeza kugubwa neza abakunzi b'intare official aho muherereye hose ku isi ya rurema, abari mu bihugu by'i Burayi, abari mu bihugu bya Afurika, ibya Amerika, Aziya, Oceania, hajya amakontina yose y'isi. Ikamasuhuze, ariko nsuhuze cyane abakongomani aho baherereye hose, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ndaje rero ngiye kubahereza update z'aka kanya ku mirongo y'urugamba, uko urugamba rwitwaye, yaba muri sheferi ya Bwito, muri sheferi ya Bashari Mukoto, muri sektere ya Wanyanga, muri groupement ya Bugabo. Tuze tujye kureba hariya hakurya urenze i Bukavu uri kwerekera mu bindi bice bya hariya muri hejuru muri Zayitombwe, ahantu h'intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga. Hari umuntu arumpereje makuru ambwira ngo ikibuga cy'indege ya aerodrome ya Shabunda ngo Ibayitombe, ariko nje gukurikirana amakuru nza gusanga ko ari ikinyoma, ntabwo intare za Sarambwe zari zahagera. Ariko noneho hariya muri Mwenga, muri centre ya Mwenga, intare za Sarambwe zagezemo nyuma yuko abaturage bari kuvamo. Ndaza mbisobanure, reka mbe mbyihoreye, ndaza mbisobanure n'ibya Shabunda. Makuru twagiye tubona Shabunda nibiturukanye nuko intare za Sarambwe aho zari zamaze kwinjira ya muri Shabunda, naho zari zamaze kugera, ndetse zigera no kuri meri ya Shabunda. Ntabwo bagiye kwarira amafoto batahageze. Ikintu rwose turaza kukigendanamo, no tuze tureberamwe iriya nzibira ikomeje kuba nabi, ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya FARDC ahantu. Ariko ndahatinya ngo inzoka ziraza kundya, ariko ntacyo ziri buntware. Nagira inzoka inyegera kandi nakoramo ibintu by'amatovu, byo byari binyishe.
abantu bazi n'imyenya mushaka ngo imyenya ngo ni imiti n'ibiki ngibi n'ibifura n'indi ngibi bya byatsi bya hano iwacu i Masisi ngibi ndi kumwe nabyo ngibyo ibiko n'ibindi. Ahangaha wenda tuze turebere hamwe hariya muri Itombwe bimeze gute, muri Chaine de Montagne ya Mitumba intare za Sarambwe byitwaye gute, amadubu byitwaye gute. Hano ndaje mbahereza update muri Uvira mu kanya gashize bari bamaze kwa mu alerte abasirikare FARDC ntabwo igira igisirikari, nongere mbivuge ngo FARDC ntigira igisirikari ntacyo igira. Mu kanya habayemo alerte, abaturage bari bagiye mu mirima baraje baratabaza baravuga ati ngo babonye ngo abasirikare ngo barebare. Ngabo barebare rero bari bashatse kuvuga ngo nabo mu ntare za Sarambwe, ati turababonye, ati ewana ukuntu ko ibintu bimeze baraje. Aho kugira ngo igisirikare cya FARDC wenda kijye gukora offensive kivuge ngo turazamutse tugiye kujya guhangana nabo, bafunze ibiguniya baragenda bashyiramo amatera, ubundi batangira kwambura ngo niho ngo bari gukora ngo igikorwa ngo kizima kugira ngo bamanze bakuramo ibya akabo karenge. Ni ibintu bitoroshye rero, ibyo byose turaje kugira ngo tuze kubivuganaho bahereza update uko zitwaye mu bice byose uko bigiye bitandukanye, ariko mpereye muri Bashari Mokoto, ngahera na Bashari Kaembe, ngahera muri Bwito, muri ariya magurupe ya za Tongo na za Bukombo, za Bambo ntabwo ndayibagirwa, n'ahandi. Hari abantu benshi bakomeje kutubwira ngo, nabonye amakomenti menshi mu biganiro nagiye nkorana n'umuvandimwe Merci bambwi ari byo mwavuze, ntabwo nirirwa kongera mbisubiramo, ariko ndukuvuga ngo naje none ngiye mbihere amakuru. Imirwano ikomeye yakomeje kubera ari muri Bashari Mokoto, aho intare za Sarambwe zakomeje guhangana n'abarwanyi bo kwa Jean Marie Bonane. Hari umurwanyi umwe ukomeje kwigira akajya he, ukomeje kugaragaza ububaraga defense yarimo kugira ngo intare za Sarambwe zibashe kwikuramo, ziri kwikuramo nibyo, ariko akamanza kwihagararaho. N'uwitwa Mike Juliet, nuko ngo marwanyi bose bo kwa General Jean Marie Bonane, umurwanyi umwe uri kubasha kwihagararaho gake. Kandi amabwire abarwanyi bari hariya, witwa Queen 5 bigira abagabo, bamwita Sebwoba, agira ubwoba kurusha n'abanyabwoba. Hari uwitwa Kavumbi Pasiteri wamuheshyera ikindi, yabanaga n'uwitwa Kongomani yirwa yihigira, afite imbwa ahantu abantu bavuka igahira, bariya abantu ba Jacques Rwamahungu. Uriya Kavumbi avuka Ibusoro, urabizi ko Ibusoro bakunze kuyita ngo ni indiri y'abajura. Umuntu wese nguriya ni umunyabusoro, yaba nguri umunyabusoro wakuwe kuri umujura, niho Kavumbi avuka. Ariko Kavumbi burya ntiyiba, kuko nubwo bari abasirikare arabo yabanaga nabo bitwa Bajire ni abajura. Hakaza nk'uwari utuye Hasanu bita mu Kibingo witwa Kongomani nawe afite imbwa zigeze nko muri 20, nawe ni umuhigi. Burya Kongomani nawe ibijyanye no kwiba ntabwo abimusangagamo cyane, ariko nawe Kavumbi burya ubaze intambara yarwanye ni nkeya. Kuko reka wenda mbwira abantu bazi igihe cya RCD, uwitwa Gasibanta yabaye hariya za Tambi abazagahira. Hari undi fande witwa Gafande Gashumba, we nta nubwo nzi ngo abahe, na Gasibanta sinzi ngo abahe. Hari undi witwaga Mugabo, cya RCD ndibuka ko njyewe n'abandi bana twajyaga kwirira umuceri mu hariya za Tambi, tukajya hejuru kwa Gashabi hariya zagahira tukirirayo. Nigeze no kujya Ikinyana, yenda abantu baduha inkoko, kuko twavuye Itambi tujya gusuhuza abasirikare. Ukumva ko yari amahirwe kugira ngo ubone abana bavuye Itambi bakaza Ikinyana. Icyo gihe hari hariho Gashumba abitwaga ba TZ, nibo batoje rero uriya Kavumbi. Kavumbi ni umunyabwoba. Numva ko igisirikare cya RCD nizo cyaratoje, ariko tunibagirwe ko umubaji w'imitima ntiyayiringanyije. Kandi aho Kavumbi kugira ubwoba ndi ukuvuga ngo ntabwo yakwicara ngo hangane n'intare za Sarambwe. Nuko ngo umurwanyi umwe wenyine wo Jean Marie Bonane yari afite, wapfaga kwihangana ikapekepeke akaza gushipota ahantu hari intare za Sarambwe, ariko nawe baje kumwabiza. Hari undi nawe witwaga Manu ni umuhungu wa Ngizwe, hari Itambi ku Mushoko, nengo ari koloneli bamwitaga ngo ni Gisegeti.
yari afite kuroseni ya Bravo Tangu, nawe yihaye ubugiwayi, intare za Sarambwe ziramwabiza n'abesikoti. Undi nawe uri gushaka kugira ngo yihangane wabanaga na Inyasi nawe kuko yeye yabanye na ba Gaceri, abana na ba Samweli, ndavuga General Gaceri, abana na ba Samweli, abana n'abandi bagiye batandukanye bari muri M23, ariko ari naribo navuga bamutoje nuriya Noheli November Hotel, niwe bamwambitse ikompora apana n'abasirikare 6 ne wa 7, n'undi nawe ejo bundi bambitse ikompora ajyawe n'indera sikeda cyamwibuka neza. Ugomba uko bo ndukuvuga ngo uriya Michael Juliet Mugisha wa restaurant n'ubundi wo kwa Gasongo, twavuga ko ari we utangiye gusa naho ari kugira akantu ko kwihagararaho, ariko intare za Sarambwe rwose ndababwiza ukuri ziri mu kumukubita nawe, ariko niba ahantu zaziri kuhafatira amasaha 4 cyangwa 3 hari bari abasirikare kwa Michael Juliet cyangwa bakaba bari muri commandement ya Michael Juliet bari kuhafatira 6 ari kwiyongera. Ukumva ko hari cyo navuga n'ubundi wenda yaba ari gukora kubijyanye na offensive cyangwa kwihagararaho kwe kurusha bari abandi. Nkuriya witwa 40 we y'intare za Sarambwe, niyo umuntu aje akamubwira ati ngo tubonye abasirikare bambaye amakaske muri metero 1000 1 kilometre, ntabwo asubira mu nzu kuzana inkweto cyangwa kuzana icyombo, ariruka amasikota akamwirukaho. Jean Marie Bonane uko mumuzi, iyo upfuye kumubwira ati ngo tubonye intare za Sarambwe ziri kwerekera muri kino gice turimo, ntabwo asubira inyuma kwambara inkweto, nawe yirukanka bufumberi, yakora bazi no kwiruka, arirukanka rwose agaturumbura akagenda ntacyo kuvuga ngo cyo kumuhagarara. Bigaragaza yuko iriya nyatura yo kwa Jean Marie Bonane s'il vous plaît yamaze gucika intege. Imirwano yo hariya za Heme n'ubundi hari ubuntu bwagiye bugaragaramo, ariko ubona ko intare za Sarambwe zikomeje kubyitwararikamo neza. Ikindi wenda navuga nuko Wazalendo FDL bakomeje kwibasira abo bita ngo n'abashefu kutimie, le chefu kutimie bahariya bakomeze kwibasirwa cyane n'abari abarwanyi bo muri za Wazalendo babahora ngo bari gufatanya na M23. Hariya za Hembe, za Ntuza, za Mukengwa hari abagiye bafungwa n'ubundi, hari nabo bazaga gushimuta nk'ona babwiye witwa Buuma wahariya muri centre commercial cyangwa centre administratif ya Masisi, wabashijwe kugira gute, wabashije gufatwa aranicwa bamuhora ngo ari gukorana n'inyenzi. Hari undi navuganaga nawe ntago niriwe mvuga amazina ye, uhari yazamweso niwe wambwiraga ati Bemba nanjye ubwanjye banyita ngo ndi inyenzi, ati bari abantu narabakoreye ariko nabonye ntashima. Kuba rero batanshima byatumye nigenda. Rugo ngo muri Bashari Mokoto imirwanira cyakomeye, ariko nkaza nkababwira ko Wazalendo basigaye hariya s'il vous plaît ntabwo bagera muri 70, donc cyangwa gace bafitemo muri Bashari Mokoto bafitemo nka 12%. Uri kumva ko nari bafitemo nka 12%, 88% ifitwe na mama 20, ariko se ko nanjye nabambaye henshi bafitemo nka 8%, undi 8 ndawubatse, kuko ushobora gusanga mama 23 ifitemo 92%, iyindi 8% ariyo ifitwe na za Wazalendo na zira za Nyatura. Akumwenya uranavura nibi bicurane byo mfite no mwenya nukuvuga utumona gashyiramo za Ntuza za umwenya, umuravumba, igicuncu sinzi n'ibindi. Umuntu amanzi agashyiramo n'agakukuru, ubundi akabishyira mu gateke kanani bakita agakoma, ukavumbika ubundi ukavuga tukanywa ano mazi. Ndumva ko bene bicurane bishobora kuza gukira, ariko kuva nava muri abike narindimo ubona ko akantu k'akagripe n'ubundi kakomeje kunyibasira, ariko ndemeza nashidikanya ko petit problème bino biraza gushira. Iza muri Bashari Mokoto rero ubona ko intare za Sarambwe rwose zikomeje avancement, yaba hariya muri za Nyabikeri,
yaba hariya muri Karungu ndetse na kiriya gice cyose cyo twavuga ntuza yari harimo Jean Marie Bonane, intare za Saramwe ziri kujya zigenda zikingiramo, ariko nabo kwiripotinga bagakomeza kuza ari benshi. Hari uwitwa Sore namuvuga bamwita ngo ni Bravo Papa, hari uwitwa Bravo Tango yarapfuye, akaza witwa Bravo Papa. Bravo Papa ya Bravo Papa navuganye nawe arambwira ngo ntiyaza ngo mu Nyenzi, ariko mbabwije ukuri ntuza uzi ibitutsi nani yantutse Hakiza yarantutse ati wambwe wangegere waki nuwo warunuza arantuka, ariko byarangiye aje Kagira inagombaga kuza mbere. Babantu bose bo dutekereza ko baraza mbere barava muri izo ntuza ibyo ntazi ko ari bo bari buze mbere, ahubwo nibo basigara, kuko bihereye kubo babacungishaga harimo ngatangiza hano imbere, harimo bariya ba Ntwari ba Ombeni bagiye baza muri 23 mbere y'abantu z'abakagiri. Araho nago ndi buhatinde, ariko reka mbwire Mungu iko uri kumara iki aho ngaho. Gasaza ajya nguri administrateur wabo, ese amafaranga Pasiya arya ko ari we coordinateur wabo uri Kinshasa, ari Lubumbashi, ari kumwe na Mayanga baguhaho. Saga we twarabonaniye twahurira kuri station Simba hariya ku Mikeno, sorry ni ku Mikeno, afite kano gasashe bajya bakita ngo nese jamais, aramaze ngo ye ngo ni wowe ngo yego ngo ngewe ngo narabona ngo uri kuvuga ngo kibazo byacu ngo abantu bose ngo tukibaza ngo amakuru twayakuye he abayampagani bamwe muri kumwe mwari muri kumwe hariya, ahubwo ntuza akabati ngo ndi kumuvuga ngo akabati ngo ari kumwe na ba Polo uriya Mungu yiko bihira. Wumvishe kano kishwa kanje wana, wumvishe ukuntu ko kariko ndi umwishwa we, ariko no politike nako tuyihuje, kuko nge naharaniye amahoro, we aharanira kwica bene wabo, ariko ntabwo amazi ararenga inkombe. Mungu yiko Jean Marie Vianney mwene bihira uvukana na ba ndacecetse, wakwihanganye ukava muri ibyo bintu by'urimo ukegera abandi, ubundi tukubaka igihugu cyacu. Ubuse ntabwo mberewe, dore nambaye n'isaha, dore mfite n'amarineti, buriya nkweretse n'inkweto wasanga ari nk'inkweto y'amadolari nka 50. Mu gihe uzahora muri bote, wavuye muri bote nawe ukaza ukaruhura ibyo birenge ko ziriya FDLR nazo reka nzibwire FDLR mwavuye muri ibyo bintu murimo mugataha iwanyu mu Rwanda mukagenda mukigendera muri za kaburimbo i Kigali, ngo noneho numvishe ngo bagiye gukora ngo utuboro ngo twibarinde urase nabyo turazita indegera, imodoka zica mu migozi hejuru, cyangwa ntabwo nakagendamo ngo bazajya bava ngo niba ari Kimironko bakambuka bakagera za Nyabugogo, niba ari za Nyabugogo za Nyarutarama, gusa nzi Kigali kumbarire ngo hari ahitwa ngo iki umujyi hagati wa wenda ndahazi na Nyabugogo ndahazi, ariko umbaje ngo na za Kimihurura aho ngaho wenda narahageze. Ariko none ikintu cyo nabwira ngo bagiye gukoramo utwo duhanda two hejuru, iyo mihanda yo hejuru imodoka zica hejuru mu migozi, nago nagateka iyo bigozi bicitse ndi hejuru mumbabarire. Mwatashye mukajya kureba kuri ibyo byiza by'u Rwanda, mukanashimira muze Paul Kagame abagejeje kuri ibyo byiza, mukava muri amashyamba mukareka kwica abakongomani, kuko abakongomani natwe tumaze kubara twarabarambiwe pe. Cyo nababwira cyo twamaze kubarambirwa imyaka 30 ningahe 31 imaze gushira, mutwicira abantu, mutwibira inka, muvyora. Waruzi uko ari n'abana banyu bo dufite hano mu miryango yacu, ariko umuntu atazi ngo ninde bati nawe na FDLR baramvyora, ntabwo muzi. Uwo mwana n'umu FDLR, uwo mwana azavukana n'umujinya azajya bati ngo ariko bari abana nabonye ko banga FDLR nabi. Hari umugore witwa Bucura yabyaranye n'umu FDLR bataziranye, yamubyoreye hariya zanuza kuri Mwumba. Uwo mwana ni indwanyi ikomeye muri 23. Iyo niyo wamubwira ngo FDLR ngiri muri birometero 200 igufatira imbundi ikajya bati ngo wenda hari igihe naguhisha cya kindi cyafashe mama bakambyara nka kirasa. Urukumva uwo mujinya
niyo umubwi ntago niba muvuga izina ariko reka musuhuze ukamubwira ati ngo muri kilometero 30 ngo harimo FDLR agufatira imbunda akajyayo akavuga ati wenda wa wundi waviyoye mama hari igihe namugwisha ubu ngo ni wa wundi twita ngo nisi FDLR mwatashe koko mukaji wanyu mwarakoze genocide mukaji n'undi mwabikoze mwarabikoze mugomba kwirengera ingaruka zabyo kono nk'abari abakiri bato ndemeza nashidikanya yuko nta kibazo sibyo nta kibazo rwose ntacyo hariya rero muri territoire n'ubundi ya territoire ya Mwenga territoire ya Walungu n'ubundi imirwano ikomeje gukomera hariya hafi ya Zanzibira ubona ko FARDC yazanye izindi mbaraga kugira ngo Nzibira ibashe gufatwa kuko intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga ziri kwerekera muri centre ya Mwenga. Iriya centre ya Mwenga ni centre iri commercial, ni centre irimo mineri. Centre ya Kamituga nayo ni centre irimo oro na casterite. Ni ukuvuga ngo FARDC na Wazalendo ndetse n'abarundi ntabwo bashaka kugira ngo babashe gutakaza hariya hantu, bagakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo baze. Ubu ngubu baje, murabizi ko abacanshuro bavuye muri Colombia bagera muri 400 bamaze kugera muri Congo. Hari abo intare za Sarambwe zavishije imyuna hariya bituma bajya kuzana indege, ariko ubona ko mu kuza kwabo bari kumwe na FDNB, bari kumwe na FARDC, sibyo? Intare za Sarambwe zikomeje kubavisha imyuna, ariko ukabona ko urugamba n'ubundi rukomeje kandi rugikomeje. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje muri biriya bice, ubona ko rwose ibintu bigoranye kugira ngo umuntu azakubwira ngo intare za Sarambwe na FARDC byitwaye gute, mu gihe noneho tugenda tukabona ko FARDC na za Wazalendo n'ubundi muri biriya bice bakomeje gukubitwa inshuro, ariko babandi bakubishwe inshuro ntibemere gusubira inyuma, ahubwo bagakomeza kwihambira kuri M23. Ubona ko M23 nayo ikomeje kubavusha imyuna ititaye ngo bari kuza kwihambira cyangwa ku bindi n'ibindi, ubona ko bashaka kugira ngo bakore. Icyo nababwira cyo nuko Mwenga ikomeje gusatirwa na M23, abandi bakaza bakatubwira ko polisi 3 zabashije gushimutwa n'intare za Sarambwe hariya muri Mwenga. Intare za Sarambwe ziza gutanga n'amakuru ati abo bantu turabafite, ntabwo dushaka kugira ngo mudohe amafaranga, twebwe igihe tuzashakira tuzabarekura, ahubwo kwari kugira ngo tubereke ko namwe FARDC nabo bandi muri kumwe, ko isaha ku isaha n'ubundi dushobora kubafata tukabajyana amadede. Urumva yuko navuga ko ibintu n'ubundi hariya muri Walungu kw'intare za Sarambwe zifite amahirwe 100% yo kugira ngo zigarurire iriya centre ikomeye ya Mwenga, ariko ubona ko ngo bari mu birometero bitari hejuru ya 3 na 4 kugira ngo winjire muri centre. Ibyo ngibyo ni petit problème, na kano kanya wajya kumva ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri iriya centre. Centre ya Shabuye nani ya Kamituga nta musirikare ukiyirimo, yaba wa FARDC ndetse na Wazalendo. Zira za Mayimayi zaje hariya muri chaîne de montagne ya Mitombwe nazo zamaze kuvamo, kuko ngo zamaze kubona ko intare za Sarambwe zazanye izindi mbaraga, ahubwo baza kudeployinga imbere abarundi. Urumva yuko ibintu n'ubundi nge navuga ko ibintu bitari